Desire agira icyizere tukakimugirira nk'abanyamuryango yagira aho dukura n'aho tugeze, cyane cyane ko umupira umazemo igihe kinini kandi hari n'ibikorwa yagiye akora. Ubwo rero yewe namamaje Desire Niyitanga nk'umuntu wagiye agira ibikorwa birambuye kandi bisigiye nyine nabo twari kumwe babiha. Murakoze. Murakoze cyane. Turaza kucyumva Desire bishaka amaje ntabwo twatugiye gutora igitekerezo cyiza. Mugira amahoro. Mugira amahoro. Icyo ari kuvuga reka tugende kuri gahunda. Niba tuvuze umuntu araza avuge hanyuma ibindi turabikurikizaho. Kandi banyakubahwa abanyamuryango nagira ngo mbasabe kurangwa n'amahoro n'ubworoherane. Gasigwa nta jambo twaguhaye, ijambo twarihaye umunyamuryango Desire, hanyuma nawe uraza gukurikiraho. Umuntu ashobora kureba n'umuntu atari hano se? Nta kibazo, uravuga ko kuba ari mu rutonde rw'abanyamuryango. Gatekereza n'umubandi ntabwo atari iki cyane. Byari bitandukanye no kwiyamamaza. Muri kutubwira imyanya itorerwa ariko ntabwo mwatubwiye abayobozi basezeye ngo ni bande. Noneho nonanga umuntu ajya mu gikorwa cyo gutora azi imyanya ituzuye. Icyo ni icya mbere. Kuko kwamamaza ni kimwe no gutora ni ikindi, ariko ukamanza ukamenya mu nzego mwari mwatoye ni bande batakirimo. Mukaba wadusobanurira. Ese nanone Desire none mwamamaje. Ku rutonde dufite rwemejwe na noteri ntawe urimo. Uyu munsi tuvugana ntabwo yemerewe kuba umuyobozi atarajya ku rutonde rw'amategeko yemewe nk'uko leta y'u Rwanda ibidusaba. Uyu munsi turamwamaje nk'umunyamuryango, ariko kwa noteri munini wemeza abanyamuryango nk'uko tubizi mu nzego. Ikindi nanone nari nshaka kongeraho ni uko mubo tugomba gutora nanone dushishojwe nk'uko duhora tubivuga, abantu baboneka hafi ya ekipe. Yani uvuga ngo ugiye gutora uyu munsi uratora Gasigwa kubera ko afite amafaranga, Gasigwa yitahira i Kigali, ntazi ubuzima bw'ikipe, uratora Emili nawe yibereye Rulindo, mu rugero wenda niyo atuye, mu kanya ikibazo n'ikigonga umukinnyi uri aha ngaha usange ikibazo kiravutse. Ubwo mu by'ukuri n'abanyamuryango turi aha ngaha dutore ingirakamaro. Niba mumaze kudusobanurira ese ni bande bariho, ese mu by'ukuri abari bariho bajyanywe n'iki, hari amakuru twayaga twumva mu bintu bya perezida wa cyugi uraye neza kuvuga gutyo, hari amafaranga bagiye batanga mukakoresha nabi. Ese mu by'ukuri ikipe ibyo abo tugiye gushyiraho izo nuza tuzazikoresha. Murakoze, reka twabisobanura. Hari icyo wibajije ngira ngo yenda gihereho cy'imyanya yuzuzwa. Icyo nari nakivuze dutangiye inama, ushobora kuba wahageze twatangiye. Mu bagiye nta perezida dufite, uwo nguwo ari butorwe yuzuze. Visi perezida wa mbere nawe ntawe uhari ari butorwe. Hanyuma haratorwa umwanditsi, hatorwe umubitsi, hatorwe n'umujyanama. Kuko nk'uko natangiye mbibabwira, muri komite nyobozi abahari basigaye batowe n'inteko rusange mu buryo bwubahirije amategeko ni visi perezida wa kabiri ari we njyewe n'umunyamategeko Karanganywa Jean Bosco. Ibyo nari nabivuze. Hanyuma ku cya kabiri wavuze, nasobanuye inteko rusange ni rwo rwego rukuru
ruyobora umuryango uwo ari wo wose. Iyo rero rwemeje umunyamuryango d'office aba umunyamuryango, ntabwo noteri utari na hano ari we wemeza ibyo twebwe twemeza, inteko rusange niyo yemeza. Ni nayo mpamvu mbere yo kujya mu zindi ngingo tubanza kwemeza no kwakira abanyamuryango cyangwa kubirukana cyangwa kubasezerera, kugira ngo abaraza kwakirwa bahite baba abanyamuryango, banatange ibitekerezo, bafate n'imyanzuro mu buryo bungana nk'umunyamuryango wari usanzwemo. Umunyamuryango winjiye uyu munsi afite uburenganzira busesuye bungana aherwa n'amategeko nk'uko umunyamuryango winjiye 2019. Ngira ngo rero ibyo nta mpaka. Hanyuma ku bijyanye n'akahise, ngira ngo yenda tutanakibandaho cyane kuko twabivuze bihagije. Icyo dushaka ni ugukosora ibyabaye. Nta muntu ngewe navuga ngo yavuyemo kubw'impamvu iyi n'iyi cyangwa ngo yakoze iki n'iki. Icyo ndeba uyu munsi ni abatari mu nshingano tugomba kuzuza inzego. Hanyuma icya kabiri, twese turi abanyarwanda, turi abanyagicumbi. Hirya ya Gicumbi dukwiye no kubirenga tukumva ko turi abanyamuryango bakunda igihugu kandi bagendera no kuri gahunda zose za leta. Ubu ngubu iyo tuvuga abaturarwanda, ntabwo tuvuga umunyagicumbi, ntabwo tuvuga umunyarurindo, ntabwo tuvuga utaha i Kigali, tuvuga abanyarwanda. Turi muri leta y'ubumwe itagira ivangura iryo ari ryo ryose n'irondakarere. Ba nyakubahwa abanyamuryango, ndagira ngo mu gihe mpagaze muri uno mwanya nk'intore, kandi namwe ndabizi muri intore, icyo tubanze tucyumva. Twese ntituri abanyarwanda, ntituri abanyarwanda, turi abanyarwanda kandi turi muri leta y'ubumwe. Uwo twabonaho ubushobozi ubwo ari bwo bwose w'umunyarwanda tubona yatuyobora, uwo nguwo twamutora. Ubwo nagira ngo rero si ugukebura ni ukwibutsa. Gasigwa ndabizi ni umunyamuryango wa Gicumbi FC kandi nawe w'intore, ngira ngo ibyo mvuga arabyumva cyane. Twese turi abanyarwanda, si byo Gasigwa? Ndabona yabihamishije umutwe, ngira ngo icyo ngicyo kirumvikana. Rero munyemerere ba nyakubahwa abanyamuryango, mbivuze mpagaze kugira ngo aya matora arangwe n'ubumwe, ubumwe bw'abanyagicumbi, ubumwe bw'abanyarwanda burimo yandamukanyo yacu y'ubworoherane n'ubwubahane. Mu izina rya komite nyobozi mpagarariye mu mategeko, ndagira ngo icyo kintu ntibasa, tutaza kurangwa no gusobanya bizana akahise kandi bitari ngombwa. Ngira ngo inyemezamihigo za Gicumbi twese tuzi icyo dushaka ko ari ukubaka u Rwanda kandi rwuje ubumwe runatera imbere, ndetse binyuze no mu mupira w'amaguru tukaba twagera ku cyo twifuza. Si byo umunyamuryango mugarura? Yego, murakoze. Rero nagira ngo iminota 5 twahaye umunyamuryango Desire yageze, abinyemereye yaza imbere akatubwira abo abona bashobora kumufasha kuyobora ikipe ya Gicumbi FC. Murakoze. Ntabwo kujya kuri abantu bari hano. Mbona nkurikije kuba ibyo dukeneye kugira ngo tube twafashe ikipe kuzamuka no kugira aho igera, mbona umuntu wa mbere twakorana ikamfasha yaba Dr. Fabien Nziza. Yakwigira imbere. Uwa kabiri bo umutorerwa yawe nsanzwe nziba Gicumbi kandi agenda kure y'ahangaha. Emile Ntambara muri yazanye dufasha ku mwanya secrétaire wa komite.
konsole mu gihe muza amaze muri Gicumbi nabonye akazi yakoraga gashoboye agakomeje byaba byiza. Hari umuntu utari hano wagerageje gukorera Gicumbi witwa Urayeneza John, ubona yatugira inama muri football. Umunyamategeko we muri ya myanya batubwiye n'ubundi asanzwemo ni Bosco. Hanyuma muri za komisiyo sinzi niba ari ngombwa wenda ko twakwirwa tugira bose, ariko Tadeyo mbona yayobora komite ya audit nk'uko byari bisanzwe. Umunyamuryango bita Aishakiye Valence Tadeyo. Murakoze rero uyoboye inama wanatanzweho umukandida, nagira ngo mumaze kumva ngewe uvuga Nzaramarisi nkaba visi perezida wa kabiri, Ntambara Emile akaba sekreteri wa komite, hanyuma Niyonsenga Konsole akaba umubitsi, hanyuma umujyanama wa komite akaba Urayeneza John kugira ngo muramuzi, hanyuma umunyamategeko akaba Karanganywa Jean Bosco. Mu bandi yaporopoje ni komite ngenzuzi yaba ikuriwe n'inararibonye Tade, akungirizwa na Valence ndetse na Nice Garden Nyirandama Chantal. Abo bakaba badufasha kugenzura umutungo. Muri Nkemurampaka murambabarira ijwi ryagiye navuze cyane, yavuze ko yayoborwa na Murwanashyaka Masista, akungirizwa na Habiyakare Apollinaire. Apollinaire ni umukozi wa hano ku karere, ndetse na Niyonsaba Liberata nawe ni directrice w'ishami ry'imibereho myiza hano mu karere, abenshi muramuzi. Banyakubahwa abanyamuryango, ngabo abanyamuryango Nitanga Desire abona bashobora kumufasha. Abanyamuryango ba Gicumbi FC bavuga yuko uno muntu atagiye guhita afata Gicumbi akayigira igitangaza mu munsi umwe, ngo yababeshye. Ariko hamwe n'imbaraga zacu twese tuzishyize hamwe twagera kuri byinshi, kandi Gicumbi yazaba ikintu gikomeye. Kuba mugira icyizere nka umuyobozi wa Gicumbi FC ntabwo ari ukugira ngo nze nyitegeke, ahubwo no kugira ngo ngire coordination y'ibitekerezo byacu twese kugira ngo tubibyazemo ibifitiye Gicumbi FC akamaro. Nk'uko Vice Presidente Lucy yahoze abitubwira, mwahoze mwumva yuko yatubwiye yuko harimo na gahunda yo kuzamura impano, cyane cyane duhereye mu ziri hano mu karere ka Gicumbi mu batwegereye. Icyo nanjye ku bwanjye ndagishyigikiye kandi nicyo tuzashyiramo imbaraga. Igituma Gicumbi iba ikipe ikomeye igatsinda, ibyishimo byahoze bikongera bikagaruka, nicyo nanjye nzashyira imbere kandi nicyo nzashyigikira. Uzatanga igitekerezo cyubaka ntabwo tuzagitesha agaciro, ahubwo aho tuzabona biri ngombwa ko tugikorera ubugororangingo tuzagikorera ubugororangingo. Ariko nanone nkagira ngo mbibutse yuko twebwe twenyine ntabwo twihagije, tudafite imbaraga zanyu mu kudushyigikira mu mitekerereze, dushyigikira mu buryo bw'ubushobozi, mbese kutuba inyuma. Kandi iyo uba umuntu inyuma uba inyuma muri byose. Twese hamwe dufatanyije tuzazamura Gicumbi kandi tuzagira ikipe ikomeye. Buri wese azazane uruhare rwe ku
buryo naho tuzayikora naho tuzayigeza buri wese azumve ko hari uruhare yabigizemo, twese dufatanyije. Murakoze, ibindi tuzakomeza. Ni rero ngo nyir'umuringa iyo yaje ugira ute utega akaboko. Nari intumwa ya komite nyobozi yasigaye muri ino nzibacyuho, ariko iyo bagutumye utwara ubutumwa bw'ubutware, ariko hari ubwo wongeraho agakeregeshwa kawe. Agakeregeshwa nongeraho rero ni uko njye mbashimira imyaka maze muri Gicumbi FC nigiyemo byinshi, ariko icyo nabonye kimwe cyadufasha mu gushyira hamwe ndetse tukanafasha urwego tuba twashyiriyemo icyizere, intsinzi yacu tukayisangira twese n'intsinzwi tukayisangira. Iryo ni ryo somo nabonye rikomeye, tukirinda guterana amabuye mu buryo runaka, ahubwo byose tukumva ko bishoboka. Niko gakeregeshwa nakongeraho. Ikindi ni ugushimira rwose abo twabanye muri iki gihe, ari ibitaragenze neza tubibasabiye imbabazi, ari ibyo twakoranye nabyo ndabibashimira. Ba nyakubahwa twahagaze mu cyuho mu gihe kitari cyoroshye, ariko ku rwanjye ruhande numva ari icyo navuga, mvuga ngo aho zakomanya amahembe tuhasabiye imbabazi kandi twiyemeje gukosora, n'ibindi bizakomeza. Ndumva rero nari gufata undi mwanya w'ijambo, ahubwo munyemerere nyakubahwa Perezida duhe ijambo uwo mukoreye mu ngata, tunamushimira cyane uburyo yatuyoboye, kandi nawe ni umunyamuryango ukomeje no kuba mu munyamuryango, ngira ngo nawe abagezeho ijambo tuze gusorezwa ku Perezida watowe. Murakoze cyane. Murakoze. Ikintu cya mbere ni ugushimira ibyo ari byo byose mu mezi make maze nyoboye Gicumbi FC, hari ababyifuje kandi bangirira icyizere mu mirimo itandukanye itoroshye nari mfite. Aba rero ibyo mbibashimiye. Namwe banyamuryango ndabashimira gukomeza kubana na Gicumbi FC. Nkaba ngira ngo ntangaze ku mugaragaro ko uyu munsi nishimye cyane kwakira Perezida mushya wa Gicumbi FC kugira ngo akomeze kuyobora iyi ekipe, nanabizeza ko aho uruhare rwanjye ruzaba rukenewe hose kugira ngo Gicumbi FC ibe yatera imbere, nzakomeza kurutanga uko nshoboye. Murakoze. Arakoze Perezida Asumani, umugabo ukunda Gicumbi FC, twese turabizi. Si iby'uyu munsi, si iby'ahashize, ndetse si n'iby'ahazaza gusa. Kandi natwe kuyobora kwiza ntabwo ari ugusenya ibyo usanze, ahubwo ni ukubakira ibyo warusanze ugakomerezaho. Asumani, natwe tukwijeje yuko aho tuzagukenera hose tuzakwitabaza, nta mpungenge ko dusaba, tuzi yuko turi kumwe nawe. Mu izina rya komite ya Gicumbi FC dushimiye mwebwe abanyamuryango ba Gicumbi FC ubwitabire bw'uyu munsi, nuko muzitabira n'ejo hazaza, nuko tugiye gufatanya kubaka Gicumbi FC ari njye uri ku ruhembe ariko turi kumwe. Imana ibavugisha. Murakoze.